IMIRASIRE TV isoko y'ibyishimo. Bamaze kuvugana ayo magambo ntangira kwibaza kuri ya magambo Kariza yaramaze kuvugana na Shadia amubwira ko agira abagabo benshi. Nkibyibaza sinzi ko narebye ku ruhande mbona Emi na Betty bari kumwe. Betty yari yambaye neza ku buryo butavugwa, yari yambaye agakanzu kagera ku birenge, udukweto duto n'agashanete k'umweru. Naramurebye ndamwitegereza nongera kureba ingendo y'abeza. Narebaga ukuntu agendana na Emi nawe wari umusore ushinguye ariko w'amakosa menshi, nkabona bibereye amaso. Nakomeje kubitegereza sinzi uko Shadia yankebuye ijosi, menya ko nanjye koko narengereye kureba umugore w'abandi, kandi nanjye mfite wanjye ndahindukira ndeba Shadia wanjye. Maze baravuze ati sheri uzi ko urarwara urukebu, ubu se umugore w'abandi igihe wamurebeye urabona ndusha iki koko? Nahise musubiza nti humura narebaga uko baberanye. Arambwira ati natwe duhaguruke baturebe ko tuberanye noneho. Narasetse maze ndavuga ntikereka niba dushaka ko ibi birahure byose bimeneka hasi kubera kuturangarira. Bose barasetse tukiri muri ibyo ba Betty batugeraho, abanza kungwamo nanjye mugwamo. Mu kwihimura na Emi yahise agwa muri Shadia akajinya karanyica, ariko nibuka ko ari njye gatera wa byose. Barangije basuhuza n'abandi baricara. Umuserivire yahise azababaza icyo bafata. Mu kanya gato cyari kihageze na Kariza barahageze, abanza kudusuhuza nyuma nawe bamuzanira icyo kunywa duhana ciyazi turacuranura. Tukiri kuganira Emi yahise ndya kara, ahita ahaguruka ageze hirya, nanjye nerekeza aho yarari. Maze barambwira ati muvandimwe reka twigire hirya aho batatwumva nkubwira ijambo nanze kwihererana. Nahise mubwira nti ubwo si iryo jambo udashaka ko bumva ni bwoko ki? Arambwira ati ni iry'abagabo yewe kandi bariya bose ndabona ari abagore gusa. Nahise mubwira nti ntacyo nguteze yombi. Twese twigira hirya gatoya tubona nta muntu n'umwe uri kutureba. Ema barambwiye ati noneho ndabona tugeze ahantu heza dushatse twaganira. Ndamusubiza nti ntari binguteze yombi. Yahise ambwira ati didiye nta kindi nkuzaniye hano kugira ngo nkushimire ko wazanye abakobwa beza bibyuki. Nahise nseka maze ndamubwira nti abahese. Emi aransubiza ati bariya twicaranye ku meza imwe. Nahise mubwira nti ariko we ntujya uhinduka, wananiwe kwitegereza umugore wawe n'ukuntu muberanye mwinjira twese tukarangara, witegereza indaya zambaye ubusa zataye umuco. Yahise ambwira tumvasha ubwo se utitegereje bariya bari bambaye neza berekana uburangi Imana yabihereye wakwitegereza abandi. Nahise mubwira nti iyo aba wari uzi ikirezi wambaye ntiwakagombye kuvuga gutyo. Emi yahise ambwira ati uko wabonye rirata ko ryabo ukuntu ryaka naho ari amabuno, ahubwo mpaka nimero kabo ningera mu rugo mpite mbahamagara baze banyirarize. Yamaze kumbwira gutyo nibuka ukuntu Betty ari umwana mwiza, ntacyo adakora ngo amushimishe. Ndeba ukuntu yitonda, numva agahinda karanyishe n'uburakari bwinshi, mba ndavuze nti ariko uzi n'ikindi, niba ushaka nimero zibake gusa aho bigeze nzabibwira Betty amenye ko nta muntu afite. Yahise ambwira atari nari nzi ko uri umujama wafu gutyo, ntago nari mbizi. Niba ari cyo wari umpamagariye usigarana inzoga zawe na Betty wirirwa ufuhira n'ubundi nta nzoga zanzonye. Yambwiye gutyo ariko agenda. Ndeba ukuntu ndasubirayo njyenyine kandi najyanye n'umuntu. Ndeba ukuntu ndasobanurira aho musize. Ndeba nanone gutakaza inshuti namenye nkigera muri kaminuza tugahuza urugwiro ndetse akanyiyereka wese, numva ntacyo naba mparanira niko kumwirukaho. Wari kutubona yari kugira ngo twasaze kuko namwirukaga hari ko muhamagara ariko akanyumva kicecekera, ahubwo agakomeza kugenda kurinda tugera ku muryango wa hoteli. Akiharenga abonye mukomerejeho abarahagaze maze baravuze ati ariko wowe urakomeza unyurukaho nakwibye cyangwa uragira ngo nkwereke uwo ndiwe? Nahise musubiza nti mbabarira muvandimwe niba nkubabaje, umuti si ukwivumbura ahubwo wagaruka tugacoca ibibazo ubundi tukiyunga ariko tutiteje rubanda. Nahise mubwira nti yahise ambwira ati nge rubanda sindutinya rero kuko nta n'umwe ungize, niba bagutunze reka kubiteza usubire kureba abagore bawe n'ubundi. Ndabizi ko na Betty umutunze aho gukomeza gusangira nawe umugore, ndaguhariye igumanire. Nahise mubwira nti kuko ugeze naho unshinja umugore wawe boshye Shadia wanjye hari aho yagiye, mbabarira basi tuze tuganire twe gupfa ibyakagombye kuduhuza. Emi yahise ambwira ati ngaho banza unyemerere ko ugiye kuduha amahoro utazongera kutwivangira mu rukundo na rimwe. Nahise musubiza ni muvandimwe icyaduhuje nicyo mpa agaciro,
aho mwahuriye simpazi kandi n'icyabahuje sinkizi. Kuva uyu munsi nta kintu na kimwe nzongera kukubwira kijyanye na Betty, kandi muzakomeze urukundo rwanyu rumera amashami rukomere, gusa amahirwe masa. Emi yasabwe ati ntiwumva se noneho ubu kuva twabana nibwo ubaye umujama wa bien, ngaho rero mpaka nimero kabariya abana. Mwese mubwire nti nimero zo ntazo mfite, nibwo twahura nkuko nawe muhuye ubwo raza kuzibibariza. Emi yahise ambwira ati ntari bireka dusanga abana batagira ngo twabacitse. Twese dusubiraho twari twasize ba Shadia, mu kugerayo dusanga basa nabumiwe. Wabonaga ibiganiro byabaye bike kuri bo, bakitubona baba baravuze akazuba ati ko mwatinze cyane ra, twari twagize ngo mwatwitebye murigendera, ubu twarimo dushaka uko turishyura. Bose bahise baseka maze ndavuga nti nibyo se sheri wanjye. Shadia ahita avuga ati oya rata sheri, akazuba aratubeshyeye. Ubu se ukuntu nkwizera urumva natekereza ibyo bintu koko, gusa byo murahatinze. Mwese musubiza nti twari turi mu bibazo by'abagabo. Shadia ahita avuga ati sheri ibyo bibazo ni ibihe mutatubwiye ngo tubafashe kubikemura? Niba mwatinye ko abandi babyumviye mutubwira tukajyana twenyine, ariko ntimubyihererane. Emi yese avuga ati si ibibazo bikomeye ahubwo nuko ari amafaranga y'itike narimo nguza Didier, naho ubundi se byaba ari ibindi ntitubabwire. Nahise numvise ukuntu Emi acyakije, nshaka guseka ariko ndiyumanganya. Ndeba ukuntu yabanjye ntari kubona icyo nsobanura, niho nongeye kubona ko Emi abimenyereye koko, burya ngo ukurusha umujyi abakurushya kubeshya. Bose bahise bemera habura ugira icyo arenzaho. Ikiganiro cyacu kirakomeza, baduha rawundi ya kabiri, ubundi mpamagara Mucoma, buri wese yamutumye icyo ashoboye gufata, gusa watumye gito ninjye watumye ifi, akazuba na Fani bo batumye ibintu ntari numvise bwa mbere. Twakomeje kuganira byinshi, cyo kurya kiba kiraje, buri wese atangira gufungura. Turangije twakindi rawundi namwe murabyumva kari kamaze kutugeramo. Tugeze ngo dutahe, Fana baravuze tubuse koko twataha tudacetse ku muziki ngo dusezeraneho neza. Shadia ahita avuga ati cyakora byo birakwiye, sibyo se sheri? Narebye amafaranga yose nsize aho ngaho, nibuka ko ari imodoka yanjye nagurishije tumaze kunywera. Ndebye yo nsigaranye mbona ni hafi ya ntayo, nshaka kubyanga ariko nanone nanga kwibabariza umukunzi, nubwo mbere nashengurwaga ariko naritonze mba ndavuze nti nta kibazo, ariko nuko byina gakeya mukibuka ko mu gitondo turataha. Nasabye Shadia yange ko twabyinira aho muri hoteli yacu, kuko naho hari akabyiniro, ariko aratsemba ngo ntiyabyinira aho ngaho, ahubwo ashaka ko twajya hahandi twigeze kubyinira, ariko nakwibuka ukuntu ubushize ibigabo byamubyinishaga umva nta kongera gusubirayo. Twakomeje kutumvikana ariko kuko bose bari bamushyigikiye bakomeza kubinyumvisha, nawe atangira kwivumbura ngo niba ntamukunda agiye gushaka abandi bamujyaneyo, nanjye nkomeza gutsimbarara nk'abagabo bose. Yahise yitsibura baravuze ati ariko se ubundi ndarinda mpangana nawe mu biki? Nahise musubizana ariko se sheri kuki ushaka kumbabaza ku munsi wa nyuma koko? Uragira ngo ako gahinda nzagatahane mu rugo? Shadia yahise ambwira ati ni wowe se ko wanga kunyumva, nakoreka nkwihorere, ubu ndagiye nubishaka uransangayo cyangwa ujye kuryama. Yamaze kuvuga ibyo yagiye, Betty ashaka kumufata aranga aramunanira. Emi we ntacyo yavugaga, ubanza ikinya cyari cyamufashe. Fani n'akazuba bamwongeraga imbaraga bamubwira ngo bigendere, n'ibindi bigambo bidafashije bavugaga. Nakomeje kumva ayo magambo y'izo nkumi, ntekereza amafaranga yanjye maze kubata ariko bakaba aribo bashaka kunsenyera. Numva agahinda karanyishe, nshaka kubaza Shadia aho yabatoraguye, ariko nawe ntiyarakinyumva. Nkiri muri ibyo nagiye kubona mbona moto iraparitse, n'izindi zibaza zidusanga, sinzi uwazibwiye ko tugenda. Shadia yahise yurira yibwire ko mugeza kuri ka kabyiniro. Fani n'akazuba babakurikiyeho, mba nsigaranye na Betty ndetse na Emi. Twakomeje kwitegereza izo moto kurinda zirenga. Emi aba aravuze ati muvandimwe, none se urabakurikira ko njye nta bukaro ndiho? Niba uragura mbwira nanjye nurira akamoto. Betty yahise avuga ati nkaho utamugiriye inama y'ibyo yakora, ahubwo wowe urakibereye mu mayoga. Emi yahise avuga ati mfasha, none se waba utavugiye umuhogo ukavugira iki? Wese ntabona ko indaya zigiye kubyina, ahubwo ndibutse ngwino twitahire naho Didi yagiye kuryama. Namaze kumva ayo magambo ya Emi wavugaga ko Shadia ari indaya, numva nshenguye umutima. Nshaka icyo gukora biranyobera, nubika umutwe ku butaka. Betty baravuze atumva rero Didi nkugira inama kandi ntunyumve nk'ibitekerezo by'abagore, ahubwo nawe uzikorera igenzura ryawe urebe. Emi yahise avuga ati ubwo ndabizi ni amagambo y'abagore,
rata nta gitekerezo cy'abagore, muri kujye kwiryamira umwana wawe bamubyinishe, kahave natwe turatashye, ahubwo bayi nahejo. Mu by'ukuri ibyo Yemi yambwiraga byose numvaga nkinira ku mubyimba, ariko burya baravuga ngo umusazi arasara akagwa ku ijambo. Yemi yamaze kuvuga gutyo numva mfashe icyemezo cyo kujya kureba aho Shadia na bagenzi be bagiye, nkareba abantu bari kumwe byibuze. Nkiri muri ibyo Beta baravuze ati ngerere inama nakugira nuko wazicarana na Shadia mukaganira birambuye, mukamenya urwo mukunda n'urwo ari rwo, naho ubundi nge birancanga mbona Shadia atagukunda. Yemi yahise avuga atumva mbese mbivuga ko ari ibitekerezo by'abagore, ubwo se urashaka kubatanya niwe wabahuje? Rata Shadia aragukunda, nuko mwana mwiza atajya akundwa n'umuntu umwe, reka dutahe nahejo cyangwa tugarutse gutangira. Yemi yahise yurira moto yibwira ko imugeze iwabo, na Beta baravuze aturabona ko sheri wanjye kamugezemo kandi ari we wakagombye kugufasha muri ibi bibazo urimo. Nanjye nakagufashije ariko abonye dusigaranye byaba ibindi, mbabarira mbanze mugeze mu rugo nanjye ntahe muri kaminuza, ubwo nibishoboka turavugana kuri telefone. Nahise musubiza nti nta kibazo n'ubundi n'ibyanjye mu bindekere, murambwira ko mwagezeyo nanjye ngiye kubitekerezaho ndafata umwanzuro. Beti nawe yahise yurira moto aragenda, nanjye nsigara njyenyine nibuka koko nta nshuti yo mu kabari, koko nta kibi nko kugira inshuti mbi mugera mu makuba ikaguta, mwagera mu byiza mugasabana, ariko sinamurenganya zari ingufu za manyinya. Nakomeje kureba moto bariho zirinda zirenga, nanjye mpina akarenge nsubira muri shambura aho niberaga. Nagezemo nirambika ku buriri, ntangira gutekereza uko umunsi wose wagenze. Nongeye kwibuka uko nahamagaye Shadia ngo aze dusezeraneho, nongera kwibuka uko byose byagenze. Nongeye kwibuka amafaranga yose natanze, bigeze aho bose bantaye ngasigara njyenyine, numva noneho isi mbanye ntoya. Nashatse kwisinziza ngo byibagirwe ariko biranga. Nibwo nongeye gutekereza bya bigabo byabyinishije Shadia, mbere ko bashobora kuba bari kumwe, numva noneho umutwe urandiye. Nahise mpaguruka nkubitamo inkweto manuka nk'uwataye umutwe. Sinzi uko nageze ku maesikariye mba nkubitanye umutwe n'umuntu, nawe aramanuka ku maesikariye. Ako kanya yahise ataka cyane, numva ibintu bimeze nk'amacupa byikubise hasi, birasandagurika. mu kureba neza mbona ni umuseriveri mputaje. Nahise nihutira kumuhagurutsa ntangira kumwinginga musaba imbabazi, ariko akomeza asakuza ngo ndabyishyura. Nanjye nakomeje kumwitegereza kubw'amahirwe mbona ntaho yakomeretse, ndangije nkuramo akanote ka 5 mu mufuka ndamuhereza. Abaravuze ati aya yaba ari menshi boss kuko harimo amacupa 2 gusa, ubwo wari kumpa 3 byonyine. Nahise musubiza nti nta kibazo, ubwo ayandi nawe uguremo iryawe. Umuseriveri ahita avuga turakoze cyane boss, bari guhita banyirukana ariko urankijije. Nahise mubwira nti amahirwe masa nanjye sinjye, byose ni impanuka. Yahise ambwira ati byose wabibwira boss, gusobanza wowe uri umuntu mwiza, hahirwa abagukorera. Nahise mubwira nti nta kundi abantu baratandukanye, ariko nawe umurimo werekejeho amaboko ukorana umwete, gusa njye banyita Didiye. Yahise ambwira ati nanjye nitwa Ivona. Nahise mubwira nti asante, ubwo tuzabonana. Twamaze kuvugana ibyo na Ivona, nibuka ko naringiye kureba Shadia ngo ndeba abo bari kumwe, niko guhita nongera kwihuta ntazi iyo ngana. Ngeze ku muhanda sinzi uko nabonye akamoto mpita ngahagarika musaba gufatiraho. Feri ya mbere twayifatiye kuri ka kabari. Mu kugenda motari yahise ampamagara, nibuka ko naringiye ntamwishyuye, ndangije muhereje amafaranga ye nkomeza ngana aho babyinaga. Nagezemo nzengurutse amaso hose ndeba Shadia cyangwa za nkumi bari kumwe, ariko mbura n'umwe. Nakomeje kuranganya amaso hose ngo wenda nebe niba nikureba nabi, ariko bibi by'ubusa. Ngeze aho nigira inama yo kubaza umuseriveri. Nahise mwegera ntangira kumubaza nti none se nta mukobwa mwiza w'inzobe muremure w'ikizungerezi wari wambaye agakanzu karekare udukweto tugufi wabonye? Umuseriveri ahita ambwira ati ariko noneho abasinzi mwarasaze koko, ubu urumva ibyo umbwira namenye ibyo ari byo. Nabonye ntacyo amfashije mpita nsohoka, ariko ngeze hanze sinzi uko narebye hirya